mberekana n'uburyo mugiye guhindura verisiyo, mugahindura iyo mwaba mufite mugashyiramo iyo ngiyo ya 119. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uhindure verisiyo biragusaba ko uri bukande kuri ako kamenyetso ka viyu, ako kari hejuru nerekejeho ako kambi, barahita bagenda bakwereke verisiyo wari usanzwe ufite, noneho bakubwire ko ugomba gukanda kuri link kugira ngo verisiyo uyihindure. Wowe rero icyo uri bukore urahita ujya guhindura verisiyo, urahita ukanda kuri iyo link, nurangiza ugere hano, urahita ugera hano. Wowe icyo uri bukore uraza uhindure hano, urabona ko hano hari kuyidawunilodinga kuri Play Store ndetse no kuyidawunilodinga ukoresheje App Store cyangwa se ugakoresha iyi ntuze hano hasi, aha hasi nubwo hatari kugaragara ariko urabona ko ni kuri Android App Key. Wowe rero urahakandaho, numara kuhakandaho uradawunilodinga iyo application kugira ngo uyesitare. Noneho kugira ngo uze kubona uko uri buze kuwudawunilodinga cyangwa se application wadawunilodinze, kugira ngo uze kubona application wadawunilodinze, urahita ugenda ukande hano, uhite ukanda hano handitse ngo download. Noneho urahita ubona application yawe ya Delta. Iyo Delta ifite version ya 1.1.9 niyo uri bukandeho, hanyuma ukayesitara kugira ngo ubashe gukora update ya mining yawe. Urayikandaho, numara kuyikandaho urahita uza ukande hano handitse ngo update. Ni ukuvuga ngo uba ugiye ku updating application yawe kugira ngo ibashe gukora neza. Urahakanda nurangiza uyireke yesitaremo. Yes, urabona ko application yabaye done. Urakanda aho ngaho kuri open, numara gukanda kuri open noneho winjire muri application yawe. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tugiye gukora update, tugiye gukora uhereye kuri login kugeza dutangiye kumayininga. Yes, aho ngaho urahita uza uhitemo igihugu cyawe, ni ukuvuga ngo uraza wandikemo Rwanda, urayishakamo aha ngaha, numara kuyibona uhite uyikanda, ukanda kuri aka kamenyetso kara, aka kanyuguti kara karahita kayikugezaho neza ku buryo uri bubashe guhita ubona neza aho igihugu cyawe giherereye. Urakanda kuri ako L, urabona ko uhise ugera kuri Rwanda, noneho uyikandeho. Hasi aha urashyiramo nimero wakoresheje wiyandikisha icyo gihe. Uzirikane nimero yawe wakoresheje icyo gihe wiyandikisha n'ubundi usanzwe ukoresha muri mining. Noneho numara kuyandikamo, wowe icyo uri buze gukora uraza ukande hano kuri next step. Urakanze, utegerezeho gato, urabona ko noneho twatangiye. Noneho urakanda aha ngaha handitse ngo start to factory verification. Numara kuhakanda bahita bakwereka abantu washyize muri security cycle. Wowe urahitamo umuntu umwe, urabona ko ngiye mfite abantu bose buzuye 5. Ubwo biransaba iki? Biransaba guhitamo umuntu umwe. Ndahitamo umwe nkurikije umuntu ushaka kampa code. Nawe umuntu uri buhe kuguha code niwe uri bukandeho kandi ube wamutegurije ko ari buguhe code. Reka nkande kuri uyu Chris. Noneho nimara gukanda kuri Chris nkande hano hasi kuri generate security code. Ndategerezaho gato. Yes, ubu ni ukuvuga ngo code kuri we yamugezeho. Biransaba kumwandikira kuri WhatsApp kugira ngo abashe kumpa code. Yes, urabona ko nari namuteguje, ubwo rero ngiye kumwandikira ngo mpa code muri Delta. Yes, reka nohereze ko harimo mpe code muri Delta. Noneho nshatse nahitamo nongera nkamwoherereza nickname yanjye cyangwa se nkanabyihorera, ariko reka nyimwoherereze. Nimara kuyimwoherereza noneho ndategerezaho gato kugira ngo abashe kumpa code. Bisaba ko umuntu washyize muri security cycle
uba ugomba kuba ufite WhatsApp namba ye kugira ngo uze kumwandikira. Yes, urabona ko arayinyoherereje, noneho icyo ngiye gukora ngiye kuyandikamo hano. Nimara kuyandikamo ndakanda, uretse gato reka nsubire inyuma ubundi mbereke neza. Yes, ni ukuvuga ngo genda kanda hano kuri next step. Iyo next step rero ngeze hariya nari ndi kubereka, noneho icyo ndi bukore ndakanda hano ku DSMS verification kugira ngo mbashe gukomeza step zo gushyiraho update. Ndakanda hano kuri get, noneho ninkanda hano kuri get ntegereze gato. Ndategereza. Yes, urabona ko hano bavuze ko namba. Yes, hano uzirikane iki kintu, hano urabona ko hano hari Rwanda, ahandi hakaba Global Universal ariko ya WhatsApp. Yes, rero ushobora gukoresha Rwanda utiriwe wenda ushyira kuri Global Universal, ugakoresha Rwanda ugahitamo umuntu uri butume iyo data mining yawe iba verified cyangwa se verification ibasha kugenda neza. Noneho ugakanda hano kuri next step. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano kuri next step ukurikizaho nyine urabona ko nibyo bikurikiraho. Bivuze ngo niba wakanze hariya kuri Rwanda gukanda hano kuri WhatsApp ntabwo biri bukunde. Tubyumve neza. Ni ukuvuga ngo niba ari SMS ni SMS nyine. Urabona ko bidakunze validato failed. Ubwo rero biransaba ko ndi buze gusubira inyuma, noneho nkahitamo kuri WhatsApp. Birumvikana neza, tugendane akantu ku kandi. Ndimura kariya kantu kari kuri Rwanda, noneho nkashyire hehe? Nkashyire kuri WhatsApp. Aka kantu kanditse ngo Global Universal ni kuri bukandeho, noneho urabona ko urihimura kuri WhatsApp. Ikindi icyo uri bukore ni uko uri buhitemo Hong Kong. Bibutsa ko niba ugiye gukora verification ugomba kohereza nimero WhatsApp, ariko WhatsApp ifunguyemo account kuri ya nimero wiyandikishije muri Delta. Noneho numara gukanda kuri Hong Kong urahita ukanda hano kuri next step. Tugendana akantu ko kandi atagira ikintu usimbuka. Ikindi bibutsa ko nukoresha hano kuri WhatsApp kuri Global Universal nibwo biri bukunde, kandi bikunda mu buryo bworoshye. Twagiye. Okay, urabona ko hano rero hari icyo turi gukora. Turongera tuvane kariya akadomo kuri SMS tugashyire hano kuri WhatsApp. Tugendana akantu kwa kandi. Kariya akadomo k'umukara kari kuri SMS ugomba kukimura ukagashyira hehe? Ukagashyira kuri WhatsApp. Hanyuma iyo wamaze kohereza code cyangwa se wamaze kohereza SMS kuri WhatsApp uhita ukanda aho hasi handitse ngo I have sent. Reka tubanze dushyire akadomo. Yes. Yes, iri kosa rero mutaza kurikora mbere yo kohereza cyangwa se gukora verification. Ikintu uba ugomba kwitaho, sibyo? Reba niba iyo code ariyo ugiye koherereza umuntu, sibyo? Ikindi kandi gukanda hano ntibyemewe utarohereza message. Bivuze ngo wakanze utarohereza message, dore ukuntu byakugendekera. Ndabereka buri kantu kose ku kandi kugira ngo atazagira umuntu uvuga ngo ibintu ngo iki ngo byanze. Urabona ko ntushobora gutegereza ngo ubone byakunze. Bigoma birodinga gutyo gusa, nta kindi gisubizo wabona. Uretse ukora niba wikanze wenda wahakanze, icyo uri bukore uba ugomba guhindura uburyo ki wabikozemo. Biragusaba noneho guhindura uburyo bwo gukanda hano kuri WhatsApp. Urahabona, urahakanda ntacyo nubwo biri kwikaraga, ariko biraza gukunda. Nurangiza ukanda hano handitse ngo send kuri ako kabuto k'icyatsi aho ngaho. Yes, nuhakanda ugakonfirminga, noneho barahita bakujyana hehe? Bahita bakujyana kuri WhatsApp. Bivuze ngo WhatsApp ya Delta Kim niyo uri bube ugezeho. Urabona ko ni ubwa kabiri ngiye kohereza message kugira ngo bamfashe. Ubwo ndahita nkanda hehe? Ndahita nkanda kuri send. Tugendana akantu ko kandi hatagira ikintu kigucika. Bivuze ngo hano nayohereje. Noneho
tugiye gusubira muri delta yacu noneho dutegereze wait verification SMS. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ubashe kubona video nyinshi zitandukanye zivuga kuri mining zitandukanye kandi ujye ubona update zitandukanye kujyanye no gukora amafaranga online. Yes, kadutegerezaho gato. Neza. Okay, urabona ko ibintu byose bigenda neza kubera ko nohereje code neza, delta yacu yabaye update. Okay, ndizera ko rero muri bukomeze kubwa neza kandi kuba mbahaye amakuru ni ikigaragaza ko mba nifuza kubagezaho ibintu byiza kandi byizewe. Ubwo rero urabona ko ugomba kwandikira neza umuntu uri buguhe code akaguha code. Niba ibaye expired ugomba kumwandikira akaguha ihuje n'igihe kugira ngo ubashe kubikora neza. Yes, murabona rero ko mining yacu yagenze neza, nta bigoye iyo umaze kohereza code ukaza hari ukemeza verification bigenda neza rwose. Kora subscribe ukande kuri ako kazogera kugira ngo wemeze kuri all notification kugira ngo ujye ubasha kubona video bagezaho buri gihe. Ikindi kora kuri like kugira ngo ugaragaze niba ushyigikiye ibyo mbagezaho. Reka noneho ducekinge turebe ko version nshya yahageze. Version nshya turakanda hano kuri menu, dukanda hano kuri menu turazamura dukande kuri version check hano hasi. Yes, muri kubona neza. Noneho wakanda urahita ubona ko version nshya iri ready rwose bimeze neza. Ni ukuvuga ngo rero ndizera ko iyi video ibashe kubashimisha. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi video cyangwa se ukaba ugeze kuri YouTube, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye. Yes, bigaragaza uko wakora amafaranga kuri internet. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza rero, ndabakunda cyane.